reka turebe rero yazunguruka yari mu banyarwanda. Hano dufite abakiga, hano dufite abanyenduga, tukagira ubwoko bw'abahutu hano hasi tukagira abatutsi. Turebe rero uko byari byifashe. Ni ukuvuga ngo abanyenduga baravugaga bati turi abahutu, abakiga nabo bakavuga bati turi abahutu. Noneho ikibazo cyari gihari, abakiga babwiraga abanyenduga mu mitwe yabo tuzabahirika, tuzabavanaho. Dukomeje gusoma igitabo uko ijuru byagejejwe mu Rwanda, jenoside yakorewe abatutsi 1994. Byagenze gute? Byatewe n'iki? Iki gitabo uko ijuru byagejejwe mu Rwanda, tureba impamvu abantu barenga 95% mu Rwanda bavuga ko bakunda Imana, bemera Imana, bizera Imana n'umutima wabo wose. Tukabaza tuti byagenze gute kugira ngo birare muri bagenzi babo babarimbure kariya kageni? Wibuke 95% by'abantu mu Rwanda bavugaga ko bakunda Imana. Tukaba tugiye kureba rero zunguruka mu banyarwanda. Zunguruka mu banyarwanda niyo tugiye kureba uyu munsi. Wibuke twarebye ikibazo cyari hagati y'abahutu n'abatutsi, ubwami buvaho, abahutu baciye mu banyenduga bafata ubutegetsi babuhawe n'ababiligi, hahita haza ikibazo cya kiga nduga. Noneho tugiye kureba ukuntu hariho n'ikibazo cya kiga nduga tutsi. None ukuntu abanyenduga baje kwisanga bari hagati nk'ururimi hagati y'abatutsi, ikibazo bafitanye n'abatutsi, noneho havutse ikindi kibazo gishya bafitanye n'abakiga. Byagenze gute? Mbere yo gutangira, bikamanza ishimira abantu mukomeje kwiyandikisha, bigaragaza ko abantu bashaka kumenya ukuri ku byabaye kugira ngo twigire kuri ayo mateka yagiye aba. Nibwo twari duhari, ariko nkaba naragize impano yo guhabwa iki gitabo nkabyandika, noneho nkaza kugira ngo mbasangize bituye isomo tubyigireho, kuko utazi iyo uva ntumenya n'iyo ugana. Abantu benshi bibeshya ko ikibazo cy'u Rwanda bakizi. Ndaguha urugero. Ufite imyaka ingahe? Ibaze. Bibiliya nayo nuko. Abantu benshi bibwira ko bazi ibyanditse muri Bibiliya, kuvuga ngo Imana ikunda bose, nkunda Imana ngasenga, amategeko y'Imana bakumva ko birangiriye. Ibyo rero ntabwo ari byo biri muri Bibiliya. Niyo mpamvu nyambaza abantu, ufite imyaka ingahe? 20, 30, 40, 50, 60, 80. Ese wari wafata n'uyu mwaka n'uyu numwe usoma ibiri muri iki gitabo, ijambo ry'Imana, kugira ngo urebe ukuntu rihindura ubuzima bwawe? Niyo mpamvu rero n'ikibazo cy'u Rwanda abantu benshi barakirerega, cyangwa se bakumva ko ari ibintu bashobora kumva cyangwa gukemura uwo mwanya. Ariko se ikibazo cy'u Rwanda abantu uko baracyumva? Rero naje gusanga ko ntabwo bacyumva, ahubwo bazana amarangamutima bakavuga ibyo bashatse badashingiye ku mateka. Amateka yawe rero niba agoretse, byanze bikunze azahora agoretse gutyo, igihe kizagera yisubiremo. Niyo mpamvu tugomba kwiga tugahera ku mizi y'uko ikibazo cyazamutse, uko ikibazo cyagenze, kugira ngo abantu bagere aho birara muri bagenzi babo, bice kariya kageni uko byagenze 94, n'ibindi byagiye bishamikiraho, cyangwa se n'izindi mpfu zagiye zitezwa n'ibyo byose abantu babaga bapfa, yaba ibyo bibazo by'amoko, yaba amasambu, yaba igihugu, yaba utifuriza mugenzi wawe ko mubana mu mahoro. Ayo macakubiri tukareba uko yagiye azamuka aho yaturutse. Uyu munsi rero tukaba tugiye kureba zunguruka mu banyarwanda. Ese iyi zunguruka, cyangwa se bamwe bita Gatebe Gatoki, cyangwa se abandi bita Vamo njyemo,
abandi bavuga bati uri mu buhunzi uyu munsi ejo n'undi. Ese bigenda gute iyo ubutegetsi buvuyeho mu bibazo mu bwicanyi weho uje ugategeka nyuma? Ni izihe ngamba wagombye gufata kugira ngo ibyo bintu bidasubira? Reka turebe rero ikibazo uko cyakomeje gukura. Urumva kivuye ku Bahutu n'Abatutsi bibonaga nk'aya moko abiri, bivuye kuri ayo moko bigiye ku bakira n'abanyenduga, kuko abanyenduga baravuga bati okay, dufashe ubutegetsi, bakizera ko ikibazo cy'Abatutsi bari barahunze cyari kuzikemura. Noneho baravuze bati ahubwo reka twe dukomeze ubutegetsi kugira ngo hato n'Abatutsi bahunze n'ibifuza cyangwa bategeza gutera tuzabatsinde dukoresheje intambara. Ariko se uko byaje kugenda byatewe n'iki? Kuki abantu bagwa mu mitego bagakora amakosa ntibige ubigire ku mateka? Niyo mpamvu rero ibi uri umuntu ureba wifuza u Rwanda heza hazaza hejuru, wakwize nk'aya mateka ukayamenya ukavuga uti ibi bintu byagize gutya byatewe n'iki? Ese kuki nifuriza mugenzi wanjye Imana yaremye mu ishusho rye kugira ngo agire ibibazo cyangwa apfe kubera iki? Kuki uzira ijambo ugakurikiza ibiri muri ijambo? Nibaza ko ariho wakura urukundo rutarobanura, urukundo rutareba amoko, urukundo Imana ikwifuriza rwakurinda kujya muri aya macakubiri y'amoko, noneho bose twese tukibona nk'abanyarwanda by'ukuri, atari ku magambo gusa. Benshi baravuga ariko kora ndebe iruta vuga numve. Reka turebe rero uko zunguruka yamiba mu banyarwanda kugeza magingo ya abantu bakaba bagipfa ibibazo by'amoko, nubwo baba bashaka kurenzaho. Wirenzaho ahubwo orosora, turebe uko ikibazo giteye, uko cyagiye gikura, amateka yacu tuyemere uko ari, ubundi turebe uko twayagorora. Nkuko maze kubivuga rero, tuba dufite ikibazo k'Ututsi, hakaba ikibazo cy'Iganduga, ubu noneho tugiye kureba ukuntu abanyenduga bisanze bari hagati nk'ururimi hagati y'Abakiga n'Abatutsi. Reka turebe, hakaza Abakiga, abanyenduga, noneho hano hakaba Abatutsi. Iyi zunguruka n'ibibazo byagiye biterwa n'iki? Abanyenduga bageze ku butegetsi bamaze kwizera ko Abatutsi bahunze burundu. Icyo bakoze n'iki? Batangiye kwigisha amacakubiri, bigisha urubyiruko uko Abatutsi ari babi, ububi bw'Abatutsi. Niyo bavugaga, bakavuga ati Abatutsi ni babi, bagomba kumva iyo bagiye ntibagaruke, ahubwo noneho bigatuma n'abasigaye mu gihugu bangwa ku kigero kiri hejuru, kugira ngo batazongera no gutekereza ubutegetsi cyangwa se kumva ko nabo bayobora. Bikorera nuko byagenze, propaganda zirakwizwa hirya no hino, aho kunga abanyagihugu no gukora ubumwe n'ubwiyunge abantu baririmba n'uyu munsi, ahubwo amacakubiri niyo yashyizwe imbere. Amacakubiri, igukiri cy'amacakubiri gusa ariyo yatugejeje mu 1994. Ubwo rero Abatutsi bakomeje guhezwa ku byiza by'igihugu, ubwo twumva ibyo n'abavuga ngo abantu bahejwe ku byiza by'igihugu, barahejwe. Noneho bitangira kwigishwa no mu rubyiruko ko Abatutsi ari abanyamahanga, abavantara. Mujya mubyumva? Na n'ubu izo mvugo zikiriho. Ni ukuvuga ngo nimba icyo gihe Abatutsi bavuga ko ari abanyamahanga cyangwa se abavantara nk'uko babivuga uyu munsi, ni ukuvuga ngo iyo myumvire igenda ikura, aho kugira ngo ive mu nzira itagendanye n'igihe turimo, na n'uyu munsi ukaba wumva ngo abavantara cyangwa se abanyamahanga. Ni ukuvuga ngo na n'uyu munsi cya kibazo
cya 59 kiracyahari muri 2023. Ni gute rero bansobanurira ukuntu abantu baziyunga hazabaho ubumwe n'ubwiyunge abantu bagifite imitekerereze yo muri 59? Ngaho nawe bimbwire bishoboka gute? Umuntu afite imitekerereze y'itanu iraha ari muri 2023 hano aracyavuga ayo magambo n'izo mvugo z'icyo gihe. Urumva iby'itanu, iby'irindwi gatatu, iby'icyenda kane, nta kintu na kimwe nk'uwo muntu yigiyeho, ahubwo ni ukuvuga ngo ahubwo wasanga ari iyo myumvire yiyubukiye mu bantu bashya, noneho abandi bakaba barwana n'ubumwe n'ubwiyunge, ahubwo undi akibereye 59. Muri icyo gihe rero ku mututsi kugira ngo ugire imibereho myiza, ugire ubukire, nk'uko benshi bakunda kubyita ngo ubukire, kugira ngo ube umukire kuri ibyo bihe by'59 abanyarwanda bamaze gufata ubutegetsi, ari bavuga ngo bwa Ibutu, ntabwo byari byoroshye ku muntu w'umututsi kugira ngo ugire imibereho myiza, ugire ubukire nk'uko tubyita ubukire. Kubera iki? Nuko abo twige baravuga bati ibyo mwadukoreye mugifite ubwami, ibyo mwadukoreye mwaradukandamije, kuko natwe kugira ngo tugire ubukire twagombaga guhakwa. Mwari mufite ibintu by'ubuhake, nta muntu kugira ubukire cyangwa ubutunzi ariko twabyita. No muri iyo myaka rero abatutsi byari bakomereye cyane kugira ngo bagire ubutunzi, kuko abahutu barabakandamije. Bamaze gufata ubutegetsi barababwira bati mwaratwumvishije, reka natwe tubumvishe. Urumva ko ni byabindi Vamo nanjye njyemo, noneho ningeramo ibyo wankoreraga nanjye wangereragamo, ariko nanjye nkugereramo. Ayo ni amateka, niko byagenze, ntawe ushobora kubihungira cyangwa se ngo bigoreke, kuko abahutu baravuga bati icyo gihe mwaradukandamije, mudukoresha ubuhake, uburetwa, natwe dufite ubutegetsi ubu ngubu, nta hantu muzamena, tugomba kubitura ibyo mwadukoreye. Ibindi rero ni amateka, nubwo tuzi ko babiri bakongeje umuriro, ariko ibyo byabayeho ntawe ushobora kubihungira. Noneho ni gute abantu babyiga bakabyigiraho, bakava muri iyo myiryane, no bakavuga bati okay, impande zombi noneho zakoze amakosa, ni gute twazamukira hamwe nk'abanyarwanda tukabyigisha, noneho tudacengana, ariko kugira ngo tujye ku mizi y'ibyo bibazo by'ubwikanyize byagiye bibaho, noneho tukabikosora kugira ngo tugire umuryango utuje, uri mu mahoro, ubumwe n'ubwiyunge, ariko bugomba kugerwaho. Bigomba kwigishwa, tukareba ko uruhande rumwe rwagize amakosa n'urundi rukagira amakosa, ariko noneho tukareba uko tubisohokamo nta marangamutima ajemo, nta kubeshyanya, nta kubyajyana. Niyo reka turebe rero yazunguruka yari mu banyarwanda. Hano dufite abakiga, hano dufite abanyenduga, tukagira ubwoko bw'abahutu hano hasi tukagira abatutsi. Turebe rero uko byari byifashe. Ni ukuvuga ngo abanyenduga baravugaga bati turi abahutu, abakiga nabo bakavuga bati turi abahutu. Noneho ikibazo cyari gihari, abakiga babwiraga abanyenduga mu mitima yabo tuzabahirika, tuzabavanaho. Abanyenduga babwiraga abatutsi twarabatsinze, mugomba guceceka, mukarucira mukarumira, twarabatsinze, ahubwo nta nubwo muri abanyarwanda, muri abanyamahanga. Ku rundi ruhande abakiga nabo baravuga bati mw'abatutsi nta kibazo dufitanye kuri ubu ngubu, nubwo tubanga, reka tubanze duhirike abanyenduga, noneho tuzaza guhangana namwe nyuma, turabibikiye.
urabona iyi zunguruka n'ikibazo cyari mu bantu. Abakira baravuga bati turi abahutu, abanyenduga bati turi abahutu, ariko tugomba kuzahirika abanyenduga. Nubwo abanyenduga bavugaga bati bakabwira abatutsi, urumva byose bikagaruka ku batutsi, twarabatsinze muceceke, nta nubwo muri abanyarwanda. Noneho abakira bakavuga bati bano batutsi ubu ngubu kuri uyu munota, muri icyo gihe abanyenduga bafite ubutegetsi, nta kibazo dufitanye namwe kiri direct, reka tubibikire tubanze duhangane n'abanyenduga tubavaneho, none nitumara kubavanaho nibwo tuzahindukira tukaza kureba ibyanyu. Urumva rero uko byagiye bikura ni nako byagenze. Ibibazo byari hagati, abakiga bakoresheje ingufu zikomeye cyane kugira ngo bavane abanyenduga, noneho nyuma aribwo bazaza kureba ikibazo cy'abatutsi, ko bo baravuga bati turacyumva, tuzahangana namwe tumaze kuvanaho abanyenduga. Reka turebe rero ibyakurikiye. Hagati aho rero abatutsi nabo bumve bari bagifite ya myumvire yo kuvuga ngo tuzaza ku ngufu, tuzakora intambara, nubwo mwanze ko dutaha, byaranze bikunze, tuzaza ku ngufu, tuzaza ku ngufu. Iyo myumvire ntabwo yahagaze, kuko abatutsi baravuga bati ibyo mukora byose byanze bikunze tuzagaruka ku ngufu. Ubwo rero uvuga ngo abanyenduga hano bari bahanganye n'impande ebyiri, bahanganye n'abahutu b'abakiga ku ruhande rumwe, bagifite n'ikibazo cy'abatutsi nabo bashaka kuza. Ni ukuvuga ngo uhanganye n'impande ebyiri byanze bikunze zirakunesha, kuko ababiri bishe umwe, hajemo gutsindwa kw'abanyenduga, niko ikibazo cy'abatutsi abakiga bagikoresheje nk'uko twabibonye, bituma abanyenduga bahangana n'impande ebyiri. Ku ruhande rumwe bari bahanganye n'abakiga, ntibyashobokaga rero ko abanyenduga bahangana n'impande ebyiri, ku ruhande rumwe bahanganye n'abakiga, ku rundi ruhande bahanganye n'abatutsi. Ntibyashobokaga ko urwo rugamba bariho barwigobotora, byaje kubaviramo gutsindwa. Ariko mbere yo gutsindwa babonye ko ibintu bikomeye, aribwo bahise bagira gute, bimika igitugu. Urabona ko igitugu aho kiba kikagera hose kiba gifite imvo n'imvano, kiba gifite imvano aho cyavuye, kuko igitugu ntabwo kibyuka ngo kize gutyo uyu munsi, biterwa na pressure abantu bafite. None bavuga bati reka nkanyaga abantu kugira ngo mbacecekeshe. Urumva ko abakiga bahereye kuri uruhande barwanya abanyenduga, bivuyemo imbere, urumva ko bagize ukabibona. Noneho na cya kibazo cy'abatutsi bari kuvuga bati byanze bikunze tuzataha, byananiye abanyenduga kubijera gukora bibiri. Noneho ahubwo baravuga bati reka twimike igitugu. Ari uko bashatse kwikumira ubutegetsi, bashaka kubwikubira bonyine, noneho bikomeza bitiza umurindi abakiga guteza ibibazo mu batutsi, bakabyitirira abanyenduga. Noneho babona uko babakorera kudeta, babavana ku butegetsi. Nuko byagenze rero. Izunguruka mu banyarwanda byanze bikunze ugomba kuyumva, utabyumva ntushobora kugera aho ugera utumva ibi bintu. Iyo haje n'igitugu rero, ni kubona abategetsi bamwe bahunga kubera kutumvikana, nta cyizere kiri mu buyobozi, bahungira mu mahanga. Byanze bikunze bibaho ku butegetsi bwari bwose. Ugomba kwibaza impamvu abategetsi iyo bari kumwe bageraho bakishishanya, bagaterana icyizere, bamwe bagatangira guhunga kubera igitugu, biba biterwa n'igitugu. None icyo gitugu iyo kimaze kuganza kigenda kigana kwirimbukiro, kuko nta garuriro kiba kigifite. Niko byagendekeye na bakayibanda, biritse igitugu, bamaze kwimika igitugu. Hamaze kwimikwa igitugu, ubutegetsi bwaterewe icyizere kirabura, haza gusubiranamo, havaho gusubiranamo, ubutegetsi gucika intege. Bumaze gucika intege hazamo ubwicanyi, hazamo ibyo bita kwica.
iyo wazanye mu kwica rero byanze bikunze ubutegetsi buhita buguca mu myanya y'intoki. Ubutegetsi buragenda niko byagendekeye Kayibanda yaravuze ati okay, bari kuntera icyizere, reka nkore igitugu, nimara gukora igitugu ndabayobora. Ariko yibeshya ko iyo ukoresha igitugu niko abantu bari bagukurikiye bakwizeye bacika intege bakakuvanaho icyizere. Nubwo batabikwereka bakuvanaho icyizere. Iyo umaze kuvanaho icyizere burya ubutegetsi buba bugenda buyoyoka gahoro gahoro kugeza noneho aho ubona ko umuti wo kugira ngo bakomeze bumve ibitekerezo nuko hagomba kuzamo kwica. Iyo hajemo kwica rero ubutegetsi buba buri guca mu myanya y'intoki. Nuko bigenda rero, byabayeho ku bwami, bibaho ku bwa Kayibanda, bibaho ku bwa Habyarimana. Urumva ko ni ibintu bigenda bikomeza iyo abantu batize amasomo byanze bikunze ya mateka navugaga ahoraho akisubiramo kuko abantu ntibiga. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.